I love my kids. 2 million. Miliyoni ebyiri. Dushyizeho miliyoni y'amanyarwanda. natwe Maroc Entertainment barose muri abandi barahari miliyoni natwe turayemeye ku munsi w'ejo irabagera ejo. Iyo biza kuba ari ku manywa nari guhita nyaba buri munsi ariko kubera ko ari nijoro ejo mu gitondo bazaze gufata miliyoni nzahita nyabaha. I love you, you know. Respect. Okay, sir. Sasa. Reka ntangize urugamba siko bimeze. Chloe, uyitwa Kristo, Kristal, uyitwa Chloe, ni inshuti zanjye cyane sibyo? Ngiye gukora challenge hano kandi tubikore fresh sibyo? Ngiye mu bikoresho bazajyana ku ishuri mu gihembwe gikurikiye kizo miliyoni y'amanyarwanda. Hanyuma rero sinzi ukuntu ndi bubigenza ariko ndashaka banene bari hano. Umusaza yaduhaye ibyishimo ndabese shome zanjye ariko nituri gusabiriza ko turashoboye nuko ngira ngo tumwereke urukundo ndabese amen. Abashaka icyo gikorwa ngatangiye gitangiza bariye turebe ibigaza mu kirere. Forza bene kwishyura amashuri umwaka wose twagiye. Kawaii. Nanjye nari kwishyura amashuri umwaka wose ariko n'ikindi kintu cyose nk'umuhanzi bajye bambwira nyarimo. Ariko numura abantu se? Numura abantu? Mumwiye mwashaka numura abantu? Batunguye. Abafite umufungo ndababona hano. Muvuge. Cyane byo birahagije kadusoreza aho barasibe. Abantu bari kunyongorera ngo koce. Niyo yagomba akantu mu muntu ndabivuge ntarebe. Dukomeze. Coach Kaena arabisoje mbere yuko igihembwe cya kabiri gitangira azashyiraho miliyoni ebyiri. Amasi menshi. Hari umumama uvuye mu Bufaransa ushaka kutubwira ijambo. Kiragirwa. Rado mu Bufaransa nishyura umwaka w'abana. Nta imyaka 3 siko bimeze. Dukomeze. Ese n'umugore nataraga. Yego! Clemanaze hano. N'umugore ntakibazo. Akira tonton Clement. Bisaba abafite amafaranga y'akwiriye. Utanze? 2 million. Miliyoni ebyiri. Sasa. Reka mbarekera aho ngaho ndi kubabona uwo bita bamenya ntayo. Hinzi magari ya Jiva Collection twemeye miliyoni karokani. Yeah, yes for question. Wino question. Utemera voma, utemera voma. Utemera voma turi kuri. Yabana ikapari itwara pictures. Offering deliveries. No one mobile
experience muri business kandi maze gukora maze konti cyangwa mu rugo sasa umva biroroshye dukomeze abari inyuma dukomeze bamwita ariko uwazana n'ababyara abana nabo mukabareba tuyari ribi azamuke hano turebe gatoya hanyuma DJ Phil Peter yamani murakoze cyane abanyakunda kuvugira mu ruhame usibye no kuri televiziyo ariko Jay Polly naramukundaga cyane ubu ndacyamukunda abana be kubafasha byanshimisha njye n'abagenzi banjye twazanye dukorana muri The Choice Live dushyizeho miliyoni y'amanyarwanda igikorwa cyiza mukoze mubaze mwihereza amashyi menshi cyane rwanda muhereza amashyi n'abakoze iki gikorwa bamufashije amashyi menshi cyane turebe ntabwo mwashimye amashyi menshi cyane turebe so Fifi my friend nakumva cyane ababizi twanabandi Sharifa Wino umufotozi wakabejeje cyangwa ku bwa Rock Entertainment turabategura hip hop by'umwihariko Jay Polly yagira ngo muhagarare Rocky papa wagisha na se boss wanjye ashoboye amafaranga twemeye mu ruhande rwa benshi mwiriwe neza abakunda agasobanura amaboko hejuru mugura bonema reka urabona n'ubundi ibyo abantu badukorera n'ibyo tugarura muri community yacu tukabasubiza ntabwo naje abanyarwanda bakunda ariko ubu nyuma ibyo dufite uyu munsi wa none iyo bigeze ku kintu cyerekeranye n'abana nanjye ibi mwabikorera cyangwa mukabikorera n'undi ariko natwe Rock Entertainment bose mubona abandi badahari miliyoni natwe turayemeye ku munsi w'ejo irabagera ejo ntabwo biri burenze ejo nuko gusa utayagenda ntiwanga ko bakwiba nshuti zanjye so njye ntabwo ngomba bavuga ibintu byinshi ko ama-emotion yaba menshi mu gace mukiriya sibyo ariko uvuga ukuntu gahunda imeze nyakabaro United mutanzaga new friends how are you I see you, my people. Thank you for coming today. Hanyuma, reka mbereke ibintu biroroshye. Iyo contribution nzabihamagarira njyewe. Hanyuma bashyikirize contribution yabo, sibyo? Sibyo? Nawe nzabikora. So, abo bantu baracyashaka kwitanga reka tureke gusoza, sibyo? Reka mpamagare bosi wanjye Foza Eric yariyemeye umwaka w'amashuri ariko aravuze ati reka shyira agaceregesho dufasha abana n'umusaza sibyo? Thank you so much brother. Ati ndagukunda umuhungu wanjye ariko wakoze igikorwa cyiza kubera igikorwa cyiza ukoze Foza yatanze umwaka w'abana undi ibindi twize gukorana wakuko urabizi twatanze ariko ngira ngo mpangire w'ikindi abana mbaye miliyoni 3 amashyi menshi cyane yabonye miliyoni 3 nayo abasa ariko nawe tours ejo umunsi w'ejo kuko ni nijoro iyo biza kuba ari ku manywa nari guhita nyura buri munsi ariko kubera ko ari nijoro ejo mu gitondo bazaze gufata miliyoni nzahita nyabaha ashimishije
Yala. Dukomeze. Sasa. Reka Sharifa avuga ikintu gitoya cyane amasegonda make. Ubundi twongere muri muziki, sibyo? Izina rya Jay Polly n'umuryango turabashimiye cyane. Njyewe I'm just surprised. I wasn't expecting this. What's going on? God bless you from the bottom of my heart. God bless you so much. Thank you so much. I love my kids, man. I love my kids. Thank you, Sharifa. Najya kugenda bakambwira ngo baracyashaka kongeraho ishusho ati bari cyane. ishusho tubarirwa muri filime ariko turaba bakeya muri filime bakunda umuziki. Twakunze umuziki wa Jay Polly, turi abafana be ibihe byose. Rero natwe haba ejo miliyoni tuzayatanga kubw'abantu. Nizere ko ex-dila arimo arandika ahantu. Momo pe mbahe nimero mushyiraho. Ikibazo ni igivuga isi yose irayumva. Mu gitondo abana barahindukira. Oya kuko anyway mureke mbyingeho ndatanga umwanzuro. Ariko mubamera amashyi menshi cyane. Abakoze iki gikorwa bose amashyi menshi cyane. Amashyi mubimbwire bivuge. Ninde ntabwo ndi kumureba neza. Baros ni bawe yacu bari hafi ya Faisal. Mfite imigabane. Bashyizeho miliyoni imwe nabo amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane. Mushize bimwe. Yakabana mushize bimwe. Urakoze cyane sawa muri bazikendo. The follow up ex-dealer banyandikire kuri kapapuro uraza kukashyikiriza. Uraza kuba dushyikiriza nyuma tubikurikirane sibyo bimeze. Turabandikirane bose ndabazi muhumure. Hanyuma tugiye gusoza